Mwiriwe neza mwese bakozi b'urubari wacu, uyu munsi ngiye kubategurira ibintu bitanu ushobora gukora umuntu wese ukubonye akakubonamo ibintu byiza ndetse akakubonamo umuntu ukwiriye kuba mukwiye kuba muri kumwe rwose. Buriya nshuti yanjye muri iyi si hari ibintu ushobora gukora bikagutandukanya n'abantu, hakaba hari n'ibindi bintu ushobora gukora rwose ukaba umwe nabo. Birumvikana yuko ntabwo waba ukora ibintu bibi ngo uhindukire uhinduke umwe n'abandi bantu. Ibyo bintu uzabibona cyane cyane yuko abantu bakunda kuvuga amagambo menshi, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo abantu bakundwa muri sosiyete. Uriya muntu wituriza akavuga ikintu gikwiye mu gihe cya nyacyo. Birumvikana yuko bigoye kumenya ibikwiriye n'ibitakwiriye, ariko nyine ibyo byose ni amasomo twigishwa n'iyi si tugenda twiga umunsi ku munsi. Buriya kuri iyi si umuntu wese ukora ibintu bye mu buryo bwe ndetse akagaragaza ko ibyo bintu akora atarimo arigana cyangwa se atarimo aragerageza gushaka kwangiza kimwe ngo akore ikindi, uwo muntu usanga rwose inshuro nyinshi aba ari umutsinzi. Birumvikana yuko rero muri abo bantu, abantu baba batandukanye. Nyine urareba hari umuntu usanga afite uko ateye mu buryo bwe tu, ariko ibyo bintu rero bituma umuntu yakwanga, ibyo tugiye kurebera hamwe ubu ngubu. Buriya abantu benshi urasanze yuko badakunda amagambo y'abantu benshi, nyine usanga nakunda usanga icyabaye ugasanga nyine uwo muntu arahari, ntabwo ibyo bintu abantu babikunda. Ikindi ntabwo umuntu bakunda umuntu uhorana ibibazo. Yenda ushobora kugira ibibazo ariko umuntu uhorana ibibazo nyine ugasanga mubuzwa byakubwira ngo byagenze gutya, ariko usanga yuko uwo muntu ntabwo abantu bamukunda. Birumvikana yuko nyine kuko ntabwo abantu bakunda nyine umuntu basaba tu, umuntu usaba urugero rwe runaka ntacyo biba bitwaye, ko abantu usanga nyine bafite umuco umeze nk'uwo gusaba, bagasaba example wenda nk'ahantu uzajya nko mu ntara, urugendo muhuye ari kubisubiza muraho akabwira ati muraho sasa rero natwaye. Birumvikana ko ntabwo ibyo bintu abantu babikundira, ahubwo baba bikwanira cyane. Ikindi kintu wikwiye kumenya niba ushaka kuba inshuti n'abantu benshi, ni ukumenya yuko abantu ibyo ukunda ntabwo ari byo bakunda, ndetse ntabwo ari ngombwa ko ushaka kuba umuyobozi umwe muri bo, ahubwo wowe urabareka abakeneye ubwo buyobozi bakabwakira bakabubamo wowe ugatuza, kuko iyo buriya ntabwo abantu bakunda umuntu wishyira imbere bashaka kubayobora, ahubwo bo bakunda umuntu bishyiriyeho we akabayobora ko bahishyiriyeho. Kandi abantu mu by'ukuri iyo bakubonamo ubwo bushobozi rwose nta kabuza babuguha. Ikindi kandi wamenya ni uko iyo abantu aribo bakwihereye ubushobozi n'ububasha bwo kubategeka, ntabwo bikuvuna nk'uko wabirwanira ujya uvuga ngo ndi kumwe na kanaka navuga guca akwiye guca aha ngaha. Birumvikana. Ikindi buriya abantu b'isi by'umwihariko muri iyi myaka ya 2025 biragaragara yuko abantu b'isi ntabwo bakunda abantu bavuga buri kintu cyose babonye, ariko iyi si yo urabona ko ari ibitekerezo. Buriya hari abantu benshi bagiye kwikurira kuri kesi ya Yamana, bakavuga ibintu byinshi bitandukanye, bakavuga ibibakwiriye n'ibidakwiriye bitewe n'uko abantu b'iki gihe bakunda kuvuga ngo, ariko nujya kureba urasanga umuntu wabivuzeho rimwe nta kintu byatwaye, wabivuzeho inshuro ebyiri nta kintu byatwaye, ariko umuntu wajya kubikoraho post 10 cyangwa 15, uwo muntu bamwita injajwa. Bazahita bamwita injajwa bitewe n'uko azaba ngo ari guhigira views kuri Yamana. Ibyo ngibyo rero bigaragare ko ntabwo birya tu, ntabwo abantu benshi babikunda. Ikindi nubwo gukora ibintu byawe wenyine bivuna, ariko buriya nimba ari ikintu bitanga ibyishimo ndetse bya nyabyo, ni igihe ibintu byawe ubona byabashije kugera ku rundi rwego rurenze urwo wabitekerezagaho. Birumvikana yuko biravuna nyine, kuko urumva nimba uturutse underwear ukabona utazwi ukazaza ngo ugakora ibintu byawe bigakundwa, bisaba igihe nk'uko n'abandi bose bafashe igihe bakabikora, abenshi babanje kwiga, abenshi babanje kugira ute, ariko nyine ni uko nguko bimeze. Ikindi buriya ntabwo abantu bakunda nyine umuntu ushaka ibintu
apanga uwo munsi bikaraba binuzuye. Abantu bakunda umuntu upanga ikintu akagitangiza fondasiyo ariko kikazagira n'umusozo wacyo. Ikindi kandi buriya abantu ntabwo bishimira umuntu wishima cyane, kuko umuntu wishima cyane hari igihe yishima akavuga n'ibirenze kwishima, ahubwo ugasanga akomerekeje abatabashije kwishima ngo babashe atagira ibyishimo. Niyo mpamvu iyo umuntu yishima cyane hari abo yishima hejuru, ibyo ubwabyo bakamumwangira, ibyo rero uvuga ko nabyo rero ntabwo ari byiza. Ikindi kintu wamenya niba ushaka kubana n'abantu, ukwiye kubiga kandi ukamenya utaberetse kuri kubacukumbura, ahubwo ukiga abantu mubana nabo uburyo bumwe, ibyo bakunda ukabibaha kugira ngo nawe uzarebe bazaha agaciro ibyo ukunda. Umuntu buriya mukundana ubwe aha agaciro ibyo ukunda kuko nawe abona ko uha agaciro ibyo akunda. Aho nicyo kintu bita urukundo bitewe n'uko mwembi muba muhuza kandi muhujwe n'intego imwe runaka. Ikindi kintu rero buriya wamenya ni uko igihe cyose utarakanda subscribe kuri iyi channel ntabwo iyi nkuru uzongera kuyumva ubwo bizaba birangiye. Kanda subscribe kugira ngo n'ibindi tuzajya tubiganiraho. Uru ni urwenya iwacu, jye ni Valens isanzwe. Ciao ciao, ndabakunda cyane, hasta la vista.